Mbahaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana YouTube channel ya Abdati. Ndagira ngo mbashimire cyane kuba mwongeye gusubizaho uyu murongo mukaba mugiye kumva inama y'umunsi. Uyu munsi mbafitiye ijambo ryiza rishobora kuba ryahindura ubuzima bwawe kuri wowe ndetse nanjye. Dushobora kuba twinangira buri munsi, dushobora kuba twicara tukavuga ati hari ibyo twagezeho, dushobora kuba twicara tukavuga ati ingewe ugezweho muri aka kanya, dushobora kuba twicara tukavuga ati ibi bintu byose nubwo biri kugenda gutya ewa njye nta muntu n'umwe rwose ushobora kuba wangera imbere, nta muntu n'umwe ngewe wamenyera. Ariko my dear friend, ndagira ngo wicare umenye yuko neza uwicaye hari n'abandi babashije kuba bahagera bakaharenga, hari abandi bahageze bakaba basubira inyuma, hari abandi bahageze bari mu rundi rwego. Rero ndagira ngo nawe niba kuko uri muri ibyo byiciro maze kuvuga, kugira ngo wumve iyi nkuru kuko irakureba wowe winangira nkanjye, wowe umeze nkanjye, wowe umeze gutyo. Ndagira ngo twicare twige guys, aka niko kanya kacu. Niyo mpamvu kuko wabaye umunyamuryango wa Abdati kuri YouTube channel, niyo mpamvu ugomba kuzahinduka. Nibura ukazajya uvuga ati nubwo nkurikirana iyi YouTube channel ntabwo imeze nka za zindi njyaho nkavaho gutyo gusa ndi guseka, nta somo nakuyemo. Niyo mpamvu rero ikintu cyitwa kubabwira ngo mukore subscribe, abahanga muri mwebwe mubikora hakiri kare kugira ngo muzabashe kubona n'izindi video tubagezaho umunsi ku munsi, kugira ngo uzabashe kubona inama zigukangura buri munsi umenye ati ibi bintu ntibikwiriye, ibi ngibi birakwiriye. Rero ndagira ngo tubane muri iyi nkuru, uyikurikire urahita umbwira ibiraza kuvamo kandi ndagushimiye cyane. Ndagira ngo ukurikirane iyi nkuru kuko ndabizi neza ko nirangira uraza kunshimira nyuma. Umunsi umwe hari urukwavu ariko rwirara cyane, rukaba ruzi ko ari rwo ruzi kwirukanka cyane mu mudugudu wose, ndetse yewe no mu gihugu hose babizi neza, dore ko twese n'abanyarwanda bavuga ati ngo uvuga ko urukwavu rutazi kwirukanka nibura ko yemera ko ruryoha, sibyo right? Gusa urukwavu naho muri karitsiye hose bari baruzi ko ari rwo rukwavu rwa mbere cyangwa se ariyo nyamaswa ya mbere izi kwirukanka kurusha izindi. Umunsi umwe iza gutsinda amarushanwa yose ashoboka bari baragiye bategura hirya no hino muri uwo mudugudu, ndetse no hirya hino yewe mu baturanyi mu yindi midugudu, bakajya bategura amarushanwa, urukwavu rukajya rugatsinda izindi nyamaswa zose zishoboka n'izidashoboka. Umunsi umwe haza kuza akanyamasyo nako karavuga ati ndashaka kwiyandikisha mu irushanwa kuko nanjye mbonye ko nabasha kuba natsindira irushanwa. Abantu bose bajyaho baraseka cyane, bararuseka, baseka n'ako kanyamasyo barakabwira ati ese koko uri kumva watsinda uru rukwavu? Uyobewe nawe ubwo amarushanwa rwabashe kuba rwatsinda, uyobewe imidari rwazanye, uyobewe ibikombe rwazanye, kugeza n'aho abandi bose bagiye baruhangana narwo batajya babasha kuba bavuga ati dukeneye kuba twahangana ukundi, aho baza bazi ko nyine bagiye gutsindwa. None weho akanyamasyo katabasha kagenda gake gake akihisha muri icyo kiburi cyako, baragaseka cyane. Ariko umunsi umwe barapanga baravuga ati right, reka umunsi w'irushanwa ugere. Hanyuma ubundi umunsi w'irushanwa uragera, akanyamasyo karaza n'urukwavu ruraza, baca umurongo bashyiraho na end point, gusa hari ahantu kure cyane ku buryo uri ahantu batangira ureba naho baraza kugarukira utaza kuhabona, bari burenga imidugudu itatu gusa bagahita bagera kuri finish line. Ubwo ni ahantu bari buze gusoreza. Akanyamasyo n'urukwavu biri ku murongo birarebana nk'abagiye gutangira irushanwa abandi bose uko bamera, hanyuma ubundi barababwira ati mutangire mwirukanka. Akanyamasyo kahagurukiye rimwe n'urukwavu, gusa urukwavu rurirukanka cyane bishoboka, rushyiramo imbaraga zishoboka zose. Abantu bose n'ubundi bari gufana bavuga ati ewana urukwavu hora dufite bya hatari. Ruragenda rugera ku murongo kuri finish line, rwareba akanyamasyo ahantu kari rukabona ni ruri kukabona nabwo ubwabwo, hanyuma ubundi uravuga ati ruriya nta kariya akanyamasyo n'ubundi nta kintu karaza kuntwara, ko ntabwo karaza kubasha kuba katsinda. Gusa unfortunately ibyabaye muzi ibyo ari byo guys. Urukwavu rwaragiye kuri uwo murongo ruravuga ati ngiye kandyame rwose, ndaje mbyuke mu kanya gatoya nongere mpite nambuka uyu murongo nsindi irushanwa n'ubundi nk'ibisanzwe. Ngewe bazi hano rwose gutsinda, ngewe bazi ko nsinda rwose, nta n'ikindi kintu kijya kimvugiramo. Nuko irushanwa rirakomeza, akanyamasyo nako kakajya kaza gahoro, akanyamasyo gakomeza kaza buhoro kayagera kuri finish line nako ku murongo wa nyuma. Urukwavu mu kwikangura rwumvisha urusaku rwinshi cyane ruri kuvugira aho ngaho, rubona abantu bose basakuje barimo gufana ka akanyamasyo kageze ku murongo wa nyuma. Urukwavu rubyutse rubona akanyamasyo karenze wa murongo kuri finish line, narwo rurenzeho ruza ari urwa nyuma.
So guys, iyo nkuru nta kindi bikubwira kuko urukwavu muri ayo masaha rwaratsinzwe rutsindwa n'akanyamasyo kagendaga gahoro. Rona guys, ushobora kuba uri mu bibazo runaka, ushobora kuba uri ahantu runaka, ushobora kuba wenda uri muri situation runaka. Guys, ikintu nakubwira cyo ni kimwe, ntukirare. Ushobora kuba ubona yego hari ibyo wagezeho ariko ukaba uvuga ati njye nta muntu wancaho, ugakomeza ukirara ukaguma ahantu hamwe. Gusa icyo ugomba kumenya cyo ni kimwe, ushobora kuba uri muri uwo mwanya gusa hari n'abandi bari munsi yawe yewe barimo gukora cyane. Rero uko uryama ujye umenya ati hari umukompetitazi wanjye ukiri hasi nawe urimo gukora cyane, arimo kuzamuka. Kandi burya amaraso ashyushye, burya amaraso y'urubyiruko aba arusha amaraso y'abasaza kuba ngo yakora cyane. Bityo rero niyo mpamvu abakire benshi bagize iyi si ntabwo ari ba bandi b'abasaza tuzi nk'uko mbere byaga bimeze. Ahubwo b'abakire benshi tuzi ni abasore bakiri batoya, ni abana bakiri batoya. Urugero ntabwo ari aba Bill Gates, urebe ba Mark Zuckerberg, abo ni abakire rwose bakiri batoya cyane. Bikubwira iki rero? Bikubwira ko ugomba gukora cyane whenever uko waba umeze kose. Ntabwo ugomba kuvuga ati ngiye rwose ngo nagezeyo hoya nta kintu urageraho, kuko naba Bill Gates guys bakiri hejuru nabo tuvuga ati ni abakire barenze cyane, nabo barara amajoro bakora, ntabwo bajya bayicara. Rero guys, ufite kwicara ukavuga ati nta mwanya wo kuruhuka ngomba kugira, nubwo yego umwanya wo kuruhuka nawubona, ngomba gufatamo umwanya mukeya nkaba naruhuka wenda, ariko biri no mu apana ibyo kuvuga ati njye nagezeyo, apana ibyo kuvuga ati ngomba kubiterera iyo ngiyo ntawancaho, apana ibyo kuvuga ati mu kazi ngomba kuba ndikizigenza. Ntutekereze ko hari n'abandi munsi yawe bakirimo gukora, kuvuga ngo muri class ngomba kuba ndikizigenza. Numenye ko n'inyuma hari n'abandi nawe wa wundi wa nyuma nawe urimo gukora ku buryo azaba uwa mbere. Numenye ngo in any situation waba urimo yose, umenye ngo ibyo urimo gukora bifite abandi bazabikora nabo bakuri inyuma, bifite n'ababikoze yewe nawe wasimbuye. Rero aho mwanya urimo uzajya uwukoresha cyane, kuko ufite kwa avance ukajya imbere n'abandi bakaza bakujya inyuma yawe nk'uko ubishaka. Ariko nuguma hamwe ukavuga ati ibi ngibi birahagije, menya ngo uzaguma down, uzasubira hasi, kuko hari n'abandi bakirimo kuzamuka. Kandi nawe ngo bagwaye akazi nabo bashobora kuba bakakwima bagahita bagukura ugasubira inyuma. So guys, komeza ntucike intege, ukomeze ukore cyane kuko niho hari umusaruro. Komeza ukore cyane kuko ndabizi neza ko wabishobora. Tekereza imbaraga ushyiramo iyo ukeneye ikintu, uzajya ugumana iyo motivation, ntugacike imbaraga ari uko wageze aho wageze, cyangwa se ari uko ubona wageze ku gasongero runaka, kuko ndabizi neza ko uwo mwanya urimo warawuharaniye, imbaraga wakoresheje urwanira, ndabizi neza ko naho uzagiye ziracyahari. Guys, don't sleep, uzajya usleeping ari uko wenda hari icyo wagezeho, sibyo? Kuko baravuga ngo no pain no gain. Utababajwe koko nta n'ikintu wageraho. Rero uharanira icyo ngicyo ukeneye mu buzima bwawe, icyo ngicyo uhora ubona imbere yawe ukavuga ati ziriya nizo nzozi zanjye, ngicyo giharanire rero kugira ngo ukunde ukigereho n'ubundi. Ndabizi neza ko wabikora. Namwe rero mukiri bashyashya kuri uyu murongo wa YouTube channel Update, ndagira ngo mbabwire ati mukore subscribe aho ngaho mukazogera, mutubwire yewe no muri comment box, mutubwire ati turashaka ko mwatugira inama kuri iki ngiki n'iki, natwe tuzabafasha kugenda tubaganiriza kandi tubashe kuba twaba-approachinga mu minsi iri imbere. Turagira ngo rero dukomeze twagure umurongo mugari w'abantu bakomeza gukurikirana Update, kandi tumenye ko ari mwebwe bantu mufite ejo hazaza heza, kuko mubasha kumva inama nziza zibasha kuba zabakangura umunsi ku munsi, zikakubwira ati ahangaha watandukiriye, ahangaha uri mu murongo, ahangaha ushobora kuba wabigenza gutya. Ndagira ngo guys, mukomeze mukurikirane uyu murongo wa YouTube channel, kuko buri munsi dukomeza tubafite ibiganiro byiza cyane. Ciao.